duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru mwana, duciye bugufi kugira ngo wowe ushyirwe hejuru nk'Imana, duciye bugufi kugira ngo wowe ushyirwe hejuru nk'Imana, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru nk'Imana. Icyubahiro ni icyawe mwami, icyubahiro tucyambuye abakomeye tugihaye wowe. Ni wowe ukomeye, ni wowe uhambaye, ni wowe wera, ni wowe uriho, ni wowe uzahora iteka ryose mwami. Icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe. Urakoze kubw'uyu munsi mwiza, urakoze mwami kubw'uku kwezi kwiza, urakoze mwami. Icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe. Urakoze kubw'ibyo wibwira kutugerera mwami, urakoze ko ari amahoro ko atari bibi. Urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane, twishimire kugira neza kwayo, twishimire urukundo rwayo, twishimire kwera kwayo, twishimire ahera hayo, twishimire mu isanzure ryayo, twishimire ubumana bwayo, twishimire imirimo itangaje ikora, twishimire ibyo imaze gukora, twishimire ibyo irimo gukora, twishimire ibyo igiye gukora. Shimira Imana ibyo igiye gukora ku buzima bwawe. Yikomera amashyi menshi cyane, yikomera amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Urakoze mwana, urakoze mwana, urakoze papa, urakoze papa. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Nukuri pe numva nshaka kuyizamo ko igihe maze gukizwa nakuriye muri korali rera vuba. Niba ari nabonye harira umukristo vuba nabaririmbyi, muri baririmbyi urarerwa vuba cyane pe. Nakuriyemo mbamo hafi imyaka myinshi irenga 10 ndo muririmbyi mba muri korali. Rero hari igihe mba numva bikumbuye, hari igihe nazaga muri repetition numva naniwe ndushye. Kuwa gatandatu nimugoroba natahaga numva naruhutse, numva nishimye, umunezero naje nafite nkataha nkufite pe. Abantu mugifitemo agatege rwose mubishoboye muzaje muri worship muririmbe, ni ibintu byiza cyane. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Korali irakurera, korali iguha discipline, korali iguha buriya ufite umuryango wihariye wundi utandukanye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, wow. Imana iguha umugisha rwose mbaho kuba tekerero kabaha n'utuzu two ku nibwo gwa mbere n'ubundi mujya muyabaha, bazajya bazabahe n'akajiri imwe kugira no kuri pe muzareka umunsi umwe tuzabagurire kaji bakanywa nabo. Haleluya. No kuri numva mbishaka nuko umwanya hari igihe umbana muke, ariko muzanyandike pe, muzanyandike. Imana nimfasha nabonye akanya nzajya nza ko buriya niba hari ibintu, iyi mirimo yindi hano ku isi nituva ku isi zarangira, kubwiriza bizarangira, kwinginga bizarangira, no kwiriza ubusa bizarangira, n'iby'imbiri, ariko kuramya Imana bizahora hiteka. Urumva rero nitugerayo tuzakora iki? Se tuzigirayo abadirije bariyo twabagora tugiye kwigira mu ijuru. Reka tuzabyigira aha tugende tubizi. Haleluya. Mu bintu nuko kuririmba byananiye, ariko ndabikunda. Buriya mfite n'indirimbo zanjye ntago nazirimba mu nyumva mwanseka, zigira ibitero ndazifite pe, mbaririmberemo. Itare gacuranga kayitare bite ntiyayibona, ijwi indirimba ntiriramenyekana, niba ari rya 10 niba ari rya kangahe, ariko nfite indirimbo pe, mfite indirimbo yanjye yo kuramya, iyo numva cyane cyane iyo niherereye ndi jyenyine. Buriya iyo mvuye nka hano ndimo njya mu ntara ndi jyenyine, ndayiririmba nkava nkajya kugera mu rugo nuzuye umwuka, numva nuzura umwuka nkavuga mu ndimi. Ivuga ngo Uwiteka ni indahiro yanjye, niwe nirahira. Ndayiririmba neza nkajya mu mwuka, nkavushyiramo ibitero, mfite ibitero byanjye byihariye,
birimo ahantu amateka yanjye n'Imana, aho yansanze, aho nari mpfuye birangiye ikaze kahankura. Yoyo ni mama ko ni indahiro yanjye, niyo njya nirahira. Uwiteka niwe ni indahiro yanjye, nzayabirimbira rimwe nimba numva byajemo neza, ndacyarimo kwinonosora. Nimara kwikorera ubugororangingo nzayiririmba. Haleluya. Bambwiye ngo abantu bashaka kwiyakiriza mu itorero. Murahari? Muzamura amaboko turebe abahari bashaka kwiyakiriza mu rusengero. Muzamure cyane. Wow. Imana ibahe umugisha cyane. Abarimo kwiyakiriza abasanzwe bakijijwe ni bande? Muzamura amaboko turebe. Mwese musanzwe mukijijwe? Okay, mutambuke muze hano. Mutambuke muze hano mbakire rwose. Mwakoze, mwahisemo neza kuza mu itorero Siyoni. Wow. Reka tubakomera amashyi menshi cyane arenze ayo ngayo. Imana ibahe umugisha cyane. Mwarakoze guhitamo itorero Siyoni. Mwarakoze kudukunda. Imana dusenga ibakunde kurenza uko mudukunda. Iri torero ryitwa Zion Temple. Ni itorero ririmo gutegura umugeni wa Kristo. Ni kuhamagara Imana ngo ngwino, irahaba, irahatuye. Icyo bigusaba gusa ni ukwiyeza no kwitunganya kugira ngo uhure n'Imana yawe, ntabyo Satani akuregesha. Iyo uhageze Imana urayibona. Turabahamya babyo. Hanyuma ku murongo wundi aravuga ngo yahashakiye ku buturo bwe ngo aha niho uburuhukiro bwanjye iteka ryose. Aha niho nzaba kuko nahashatse. Imana irahaba, niyo yabyihitiyemo kuba Siyoni. Irahatuye pe. Bene abana bagiye mwuka barimo bararirimba ko babanze kumva ko Imana ihari. Bishimiye kuba ku musozi wa Siyoni. 15 rero ngo nzaha ibyo kurya byaho umugisha mwinshi. Aha Imana iba rero haba n'ibyo kurya ntanze ari habo. Hano umusozi wa Siyoni ntanze ari habo. Ko Imana yaravuze ngo nzaha ibyo kurya byaho umugisha. Ntabwo ijambo ryari ngo nzajya guhaha ibyo kurya mbihazane. Oye, ngo ahubwo ibyaho nzabiha. Ugikanagera ku musozi wa Siyoni ubwira inzara ngo bye bye. Ku musozi wa Siyoni Imana yahakize ibyo kurya byaho byahawe umugisha. Nibyo utaryaga iyo ugeze Siyoni urabirya bikemera. Yaye no kumuganga yambujije ibi uraryo ngo Imana yaravuze ngo ibyo kurya bya Siyoni yabihaye umugisha. Kandi ikintu kiri mu mugisha nta kintu kigutwara. Nzaha abakene baho umutsima. Abahari bakeneye ibyo kurya Imana irabiba. Abahari bakeneye icyo ukeneye cyose ku musozi wa Siyoni. Iyo uhageze upfa kweza umutima wawe ugasabana n'Imana, Imana ikaguha umugisha. Rero ndabakiriye mu izina rya Yesu. Ndabakiriye mu mugisha wa Siyoni. Ndabakiriye mu masezerano ya Siyoni. Ndabakiriye Imana dusezeranyije. Ibiduha iduhane namwe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngiye kubasabira umugisha. Harya turi mu kwezi kwa Yosefu. Yosefu ninde hari? Okay, haguruka. Ufite umuryango? Wagiye mu muryango tutarakwakira. Umuryango wawe no uwe? Warahagurutse bahitaguha umuryango. Uba muhe wari ryane? Uri mu muryango wuhe? Kwa Simiyoni ntago ari umumama.
Anje, ntabwo uzi pasiteri wawe? Uriya ni pasiteri wawe? Hari abandi mufite imiryango hano? Nta miryango. Uriya mugabo, uyu mugabo w'umutekinisiye ubona uhagaze hano, uriya ni umupasiteri ukomeye cyane. Hirya yo kuba umutekinisiye ni umukozi w'Imana ukomeye. Ubu rero ubu muri abakristo bari mu muryango w'uyu mugabo. Iri torero Zion Temple rigira imiryango 12 ikomoka mu bana 12 ba Yakobo. Buri mwana wese, buri muryango ufite umuntu uhagarariye. Ubu no kuvuga ngo uyu nguyu ni we Yosefu. Ukwezi gutaha azaba yacutse twinjire kwa Benjamin. Mu kwezi kwa mbere tugiye kwa Reuben. Nuko tuba mu miryango. Rero arabamenya, nomero za telefone muzimuhe, namwe mutungiye akurikirana ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Ikibazo cyose wagize mbere y'uko itorero rikimenya abanza kukimenya. Ikidakemukiye mu muryango we azaha gitwara naho nuko gikemuka. Arabasengera, arabakunda, kandi n'umwe mu bantu bafite imiryango irimo gukora neza kugeza ubu, ari active cyane. Mukomera amashyi. Raporo ndazibona. Imana iguhe umugisha cyane. Reka tubasabire. Data, mu izina rya Yesu turagushimira ko muri iki gitondo cy'uyu munsi wahamagaye abana bawe kuza kukuramya no kuguhimbaza ku musozi wa Siyoni. Urakoze mwami ko wemeye kubaha umugisha. Urakoze ko wabararitse kugira ngo baze bagirire neza. Reka amasezerano yose wasezeranyije ab'Isiyoni abagereho. Mwami Imana, reka imbaraga zabarwanyaga ntizikongere kubabona koko bageze ku musozi wa Siyoni. Bageze mu buturo bwawe bwera. Bageze aho wategekeye ko umugisha wawe uzaba. Bageze aho utuye aho wicare nk'Imana. Reka mwami ibyo wahigaga ntibikongere kubabona. Ibyabarwanyaga ntibikongere kubarwanya. Imbaraga z'ibiseku ntizikongere kubakurikirana. Imbaraga z'ibinyirakuru zitangire kubatinya. Imbaraga zose zabarwanyaga zikubitwe hasi. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndabasabira umugisha uturutse ahera hawe. Urakoze ko bagiriye neza. Icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Aba bantu baza kubabona nibasubirayo cyangwa nidusoza iteraniro muraza gusigara muvuga. Buriya yabafashe muri kamera arababona, mwihumure, arazasanga ho muri. Muraza gusigara muvugane nawe. Imana ibahe umugisha cyane. Se mwakomeye Imana amashyi basubirayo. Amen. Hallelujah. Turi mu kwezi, ari irindi tangazo nibagiwe? Turaza kuryibuka tugeze hagati. Turi mu kwezi kwa 11. Ni ukwezi kwa Yosefu. Ni ukwezi ko guhabwa imigabane ibiri. Yesu nashimwe cyane. Ni ukwezi ko guhabwa imigabane. Reka mbasobanurire akantu gato mutajya mwumva, mutajya mubasha gusobanukirwa. Yakobo, Imana yabwiye Abrahamu ko izamuha umugisha n'abana be n'abazamukomokaho bose. Haleluya. Ngo ndetse n'isi yose ikazabona umugisha biciye mu rubyaro rwa Abrahamu. Itangazo nari nibagiwe, abashumba Pasiteri Kimenyi na Reverend Jamari ntabwo turi kumwe, bagiye kuvuga ubutumwa mu itorero ryacu ryo mu ntara ahitwa Bwera. So mukomeze kubasengera, Imana ibakoresha. Dufite itorero Imana imirakora imirimo n'ibitangaza, ririmo rirakura cyane. Ngira ngo abazi umusaza bita Samuel niho yashumbaga. Ubu rero rishumbwa n'umupasiteri witwa Karaveri. So niho bagiye, kubera ko atari yimikwa, hari imirimo imwe n'imwe atari yemerwa gukora mu rusengero. Iyo rero yageze tujya kuyikora, ariko turimo turategura ko tuzamwimika nyuma akazajya yikorera. Rero mukomeze kubasengera, Imana ibane nabo kandi bagirire neza. Hallelujah. Imana imaze kubwira Abrahamu ko izamuha umugisha, igaha umugisha n'abazamukomokaho bose. Icyo gihe bimubwira yari ari wenyine, ari kumwe n'umugore we Sara. Gihe kiragera batinda kubyara. Bamara imyaka 25. Nyuma barabyara. Babyara umuhungu wa mbere witwa Ismail, ariko Abrahamu mubyara kuri Hagayi.
hanyuma babyara umuhungu w'isezerano ku mugore mukuru witwa Isaka. Isaka nawe aza kubyara abana b'abahungu babiri, abyara witwa Esawu n'uwitwa Yakobo. Hanyuma Imana ishima gukomeza isezerano ryayo irikomezanyije na Yakobo. Yesu nashimwe cyane. Haraba abo bandi bose bahawe umugisha, ariko Yakobo na Isaka bahawe umurage, beniheritinga cyangwa se gutwara umurage waho bakomoka. Yesu ashimwe cyane. Bifite icyo bisobanuye cyane mu isi y'umwuka ko kumva ko umuntu yahawe umurage n'undi yahawe umugisha. Ushobora guhabwa ubutunzi. Mu muco w'Abanyarwanda hari ibintu bahereza umuntu wasimbuye wabaye umushefu w'umuryango. Bamuha icumu, bamuha umwambi n'umuheto, bamuha intebe, za ntebe za Kinyarwanda bivuga ngo usimbuye yicara kuri intebe, bakaguha intebe ye. Bakaguha ufite barimo baguha autorite, baguha ubutware bwo gutegeka no kumucamanza mukuru w'umuryango. Urubanza rwananiranye iyo rugeze ku mucamanza mukuru cyangwa se umukuru w'umuryango niwe rurangiza. Uko niko society yari yubatse mbere mu mateka yacu y'Abanyarwanda. Rero Imana yashimye ko ubutware kera ubundi buhabwa abana b'abahungu b'imfura. Niko bigenda. Umwana w'imfura w'umuhungu cyangwa umuhungu mukuru niwe uhabwa ubutware mu muryango. Ariko hari ukuntu bigenda bihindukamo, hari igihe umwana w'imfura yitwara nabi agatakaza kuba umutware. Hanyuma icyo gihe rero ubutware bugahabwa undi batoranyije nk'umuryango witwaye neza. Yesu ashimwe cyane. Iyo rero kuvuga ngo imigabane ibiri yo kwa Yosefu yavuye he? Ndaza kubabwira aho imigabane ibiri yavuye. Yakobo abyara abahungu 12. Izo nkuru turazizi, ndimo ndihuta. Hanyuma Imana imuhindura izina imwita Isirayeli. Ayo tuvuze ngo abisirayeli rero ntabwo Isaka so mu Isirayeli, Abraham so mu Isirayeli. Abisirayeli ni bande? Nabuzukuru ba Abraham, abuzukuruza ba Abraham, nabuzukuru ba Isaka, sibyo? Hanyuma Isirayeli, umuntu wadukanye izina bwa mbere w'umwisirayeli ninde? Ni Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo tuvuze Imana ya Isirayeli niyo mpamvu ngo Mana ya Isirayeli, Mana ya Isaka, Mana ya Abraham, ko Isirayeli ni Yakobo. Imana rero yemera kumuha umugisha wa undi yasezeranyije sekuru Abraham kizamwororota koroka kagwira. Noneho muri abo bana 12 umwana wa 11 ni Yosefu, kandi akongera akaba umwana w'imfura. Yesu nashimwe cyane. Bavuga ngo Yosefu ni imfura kandi n'umwana wa 11. Wakwibaza ngo ni gute umuntu ab'imfura ahubwo akurikirwa n'umuhererezi? Umuhererezi yitwa Benjamin. Igihe Yosefu yagiye gushaka yari yarakunze umukobwa cyangwa se yarambagije umukobwa witwaga Rasheli. Yari umukobwa wa Labani. Labani yari nyirarumigo, yari mubyara we. Noneho ariyo Labani amusaba ko akora imyaka 7 kugira ngo imyaka 7 ihwane n'inkwano. Ntago yakoraga ngo azabone inkwano hanyuma oyi, imyaka 7 y'ubwayo yari ihwanye n'inkwano. Kubera ukuntu yakundaga Rasheli arihangana, aremera imyaka 7 arayikora irarangira. Irangiye ategura ubukwe. Ateguye ubukwe igihe cyo gukingirwa, bamuzanira bikubitana nuko umuco wabo utemberaga ko umwana w'umukobwa ashyingirwa asize mukuru we mu rugo. Habanza gukingirwa umukuru, hanyuma umutoya akagenda. Muri iyo myaka 7 wenda ntekereza ko bashobora kuba barayimuhaye myinshi, bateganya ko wenda Leya mukuru we yazaba yarabonye umugabo akamutwara. Hanyuma iyo myaka ishira rero nta mugabo uraza gutwara Leya. Isara avuga ati rero ntago ndi butatira iby'umuco wacu wemera, ngo ngiye kuzana nshingira umukobwa muto asiga umukuru mu rugo. Arangije icyo yakoze, yafashe umukobwa mukuru aba ari we mushyingira mbere. Bivuze ngo iyo aza kumuha Rasheli akamubwira ati ngwino ukora indi myaka 7 nkuhereya, ntago Yakobo yagiye kubyemera,
kuko ntabwo yashakaga rero. Haleluya. Noneho ise sebukwe nawe amutega umutego, aravuga ngo reka mbanze muhe uwo adashaka kugira ngo azakorere indi myaka 7 washaka, ko uyu nawe natamutwara azajya. Arangije imyaka 7 yuzuye bamushyingira Leya. Mu gitondo asanga uko ubukwe bwameraga, ubukwe bw'icyo gihe n'ahandi hantu hamwe na hamwe mu bice by'isi haraho bikiri mugira ngo nibyarangiye. Hari ahantu umuhungu urambagiza umukobwa, mugaherukana umunsi umwe mwagiye guhura umureba umurambagiza, mukazongera guhura kumubona mu maso. Ngira ngo n'igihe cyo kwaruka cyarageze, ntushobora kongera kumubona mu maso. N'icyo gihe iyo ugiye kurambagiza ntabwo urambagiza murebana, oye muvugana areba hano ku ruhande. Ntabwo murebana ngo murarebana buryo mu maso ngo muraremba murimo murarambagizanya, muvuga ameze gutya. Hirya yo kureba hano afite umwenda yitwikiriye, turiya twenda aha ngaha mwita udusharupe, abandi bafite utwenda tumeze nk'udusharupe, yitwikiriye gutyo mu maso kugira ngo uzamurebe mu maso. Iba ari dosiye itoroshye. Muvugana areba hano kandi yitwikiriye, kamubwira uremera ko tuzabana, ati oya. Nta nubwo bajya bemera kuvuga ngo yego oya. Abonzi naguhamiriza nzi, nta numwe yigeze avuga ngo yego tuzabana. Ibi byambwiye harya ngo yavuze yego, nimbwira yego nibiki. She said yes. Niyo terima igezeho ngo she said yes. Iyo gutera ivi buriya baba ngo yavuze ngo yego. Kiriya gihe nta kuvuga yego bihaba. Oyi. Hayo nigeze kujya kurambagiriza, ko nabonaga ntazi ibyarimo. Kubera uwo muco nawumvaga neza nkumetiriza. Ndamuherekeza. Ko bari bambwiye yarangwaga na muramukazi wari mushiki wanjye. Namwe ati nutajyana na Gisagara naguzinjirayo. Ko ntibazana kwakira. Turajyana twinjirayo tugezeyo. Ndababwiye nti reka nze gatoya ndasohoka nca mu gikari. Ndagira ndihagarara nk'ari yamusigaye. Maze kugenda abakobwa babaga babiza ati nanjye ndagiye, ati ngiye gushoka amasaha yo gushoka arageze. Tugende. Umuhungu arasohoka. Abetse ibyo ndakubwira ati oya. Bageze imbere barahansanga. Noneho mpagaze aho ngaho, umukobwa atangira kundeba nabi. Nayo ndi umwana ariko nayo ndi sharp cyane. None ndebye nabi ndamwihorera. Tugeze n'umuhungu ndamubaza kubwiye ngo iki? Ngo arambwiye ngo nagabishaka. Arakubwiye ngo sinzagaruka. Ntuzagaruka ati. None wumvisha iki muri iyo mvugo ngo ntuzagaruke? Nyine yambenze. Ntabwo we warasaze. Ubundi si yakubwira iyo kwemera wajya kuzagaruka uje gukora iki? Iyo step irangiye we ntugaruka, byarangiye. Uragenda ukabwira ababyeyi bakaza gusaba gafata irembo ubukwe bugakomeza. Umukobwa yaniza arongorwa atarabyemera kari burongorwa, azi ngo yarahakanye. Umuhungu atari kuzigara ibi, wegenda nugera ubwire muze azaza. Araza ageze mu rugo abwira papa ati tugende. Bagezeyo amagara baricara bangubazana inzoga barasaba. Umukobwa abandi barambwira atari kuri murasabwa ati mwarasaza ahubwo abo bafite undi basaba sigewe. Iza mbere iza kabiri bigeze ku za gatatu, umusaza we mukuru aravuga ati rero wa muntu we niba udashaka no kurongorwa ufite ikindi ushaka. Ntago abantu baba baraje mu rugo kabiri ngo mbabwire ngo ntibazagaruke. Ararongorwa barabyaye afite abana bakuru. Iyo nagiye kwasura ndabasereza batari ko ntago muhizemo na memba. Kandi diro ninjye wayikoze. Ntago bavuga yego. Oya. Abareba ntago bavuga abameze gutya reba hirya. Ntago ari igihe mureba n'amaso ku maso by'i Kigali. None icyo gihe nuvuga ngo niyo bagiye gushyingira uheruka icyo gihe ntago ngera kumubona. Niyo muhuriye ahantu mu nzira nkuko akayira ari gatoya, aricara gutyo iruhande rw'umuhanda agafata wa mwenda akawitwikira. Wibeshye ujye kumukura umwenda we ngo uramureba, n'ubukwe bushobora gupfa. N'umwana we wanyu w'umuhungu w'imyaka 5 ntiyemerewe kumureba. Iyo ufarushije ngo uramureba ubukwe burapfa. Ukazageza igihe cyo kurongorwa n'iryari, nta muntu ushingira ku manywa. Amabukwe bashyingiraga ryari nijoro. Nijoro nabwo umwenda uri hehe aritwikiriye hano, nta gatimba wenda kanareberwamo, ni wa mwenda ugeze hano. Muri mu bukwe umugeni ameze gutyo. Ntushobora kumenya niba ari we bazanye, niba atari we bazanye, ntushobora kubimenya. Uretse wenda kwizera ko ntibambemukira, ariko ubundi banaguhindurira ntubimenye. Umwenda uri hano
mukaza kuba mukajya mu nzu, inzu nta mashanyarazi abamo, ngo uracana amatara umurebe, ni nijoro. Wenda ko ari umugabo we ku manywa ushobora kumubona, ariko abandi bantu bo mu rugo aho ntushobora kumubona. Sebukwe bamurambagije, ibihari yamubona babaha amakadongo, barahamagara sebukwe aze kumwambika ingofero barebana. Amugenda ureba sebukwe mu gahanga. No kuvuga ngo igihe yabaga amaze nk'amezi 3-4 bakazamutumaho umunsi wo kuzajya kuramutsa sebukwe. Uwo munsi wo kuramutsa sebukwe waga ari umunsi nawe akitegura akaza muri protokole nziza, kandi akenda yakuragaho guto nka hano. Sebukwe yamureba hano akamuha inka kumugeni yaje kumwereka yamubonye. Muri icyo gihe cyose nyuma y'amezi nk'5-6 cyangwa umwaka aba mu rugo, n'abaturanyi batamuzi ngo umugeni kwa kana kararongo. Yakobo rero uwo niwo muco babagamo nabo, agiye kubona nijoro umugeni yaje, ariko nijoro ntiyamenye umuntu yararanye nawe. Mu gitondo arebye avuga ati ariko urireye, undi ati ndireya nyine, waje hano gute? Asubira kwa sebukwe avuga ati ngewe nashakaga Rasheli, kuki mwampaye? Amusobanurira uko umuco wabo biteganya. Undi aravuga ati none bigende gute turongera ukora indi myaka 7? Imyaka 14 turayikora. Aremera, aragenda arayikora, ariko bamumuhaye itaruzura. Akimara kwemera kuyikora baramumuhaye. Reya rero yabayeho mu by'ukuri. Urumva nawe wowe nk'abadamu muri hano mwashatse, urumva ukuntu Reya yari ameze. Yashatswe n'umugabo utaramushakaga. Ibyo kumukunda byashera ishushu nta byari birimo. Kugira ngo Imana imukansoringe ireke imukize umutima, imuha kubyara cyane. Muhungu wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, agira abahungu 6. Wa wundi bakunda atarabyara. Umwe yatahiye abana no kudakundwa, undi atahira gukundwa, ati ndakundwa ariko adafite abana. Yesu ashimwe cyane. None Yosefu yavutse ari umwana wa 10, no kuvuga ngo Reya yaramaze kubyara abahungu 6. Rasheli inshoreke 2 zirupa na biruha bari bamaze kubyara abahungu 2. Bamaze kuba abana 10. Yosefu avuka ari umwana wa 11, ariko avuka kuri nde? Kuri Rasheli. Rasheli ninde? Nuba kuri Yakobo. Rasheli ni umugore we mukuru, niwe mugore yashakaga, niwe mugore yakoreye imyaka 7, niwe mugore yakundaga. Rero kuri we umwana wa Rasheli ni imfura kuri Yosefu, kuri Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Noneho mu itangiriro igice cya 38 ngira ngo cyangwa 48, reka mparebe aho ise, yego ni 48 ku murongo wa 22. Bibiliya iravuga ngo Isirayeli abwira Yosefu ati dore ngiye gupfa, ariko Imana izabana namwe, izabasubiza mu gihugu cy'abasekuruza banyu, kandi nguhaye umugabane umwe uruta uwa bene so, uwo nanyagishije Abamori inkota yanjye n'umuheto wanjye. Nkuhaye umugabane umwe uruta, kuruta n'uvuga ngo nkuhaye undi umurage wa 2 wiyongera kuyo nahaye bene so. Yesu nashimwe cyane. Kuri Yosefu na Yakobo bari bafitanye amateka akomeye cyane. Bari bafitanye amateka yuko mama we yatinze kubyara, yabyara umwana wa 2 agahita apfa, kandi yari we yakunze. Bari bafitanye amateka yuko igihe cyageze Yosefu bene se bakamugurisha akamubura, akamara imyaka myinshi azi ko yapfuye, akazaza kongera akamubona. Anamubonye amusaba ko abana ba Yosefu, Efraimu na Manase, aramubwira ngo aba ntibazaba abana bawe, ngo ahubwo bazabe abana banjye, ngo abandi uzabyara bazaba bawe, ngo ariko bandabashaka baba abana banjye, bazitirirwe jyewe, nzabaho umugisha atari wo guha nka sekuru, ahubwo mwubahe nk'abana banjye. Haleluya. Yesu ashimwe.
rero Yosefu yari afite imigisha y'ubwoko. Ubwa mbere yahawe umugisha nk'abandi, araragwa. Ubwa kabiri yahawe ubutware bwo kuyobora bene se, asimbura Rubeni. Rubeni ntabwo yabaye umutware kandi yari wari imfura ya Yakobo. Kuki yatakaje ubutware? Yakoze icyaha. Biravuga ngo yuriye uburiri bwa se, atakaza umurage, atakaza umugisha wo kuba imfura. Ndetse nta nubwo banagwiriye, bene Rubeni nibo bantu bagiye baba bakeya mu Bisirayeli bose. Rero turi mu kwezi ko guhabwa imigabane ibiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imigabane ibiri turi buhabwe muri uku kwezi ni yihe? Uwa mbere turahabwa umugisha. Muzi umugisha ni Yosefu. Reka mbasomere Yosefu mwumve 22:49 ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ni ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane. Bivuze ngo kuri Yosefu nta kurumba kubaho, nta gupfa kw'imyaka kubaho. Oya, Yosefu ubwe ni umugisha. Haleluya. Ise arongera aravuga ngo amashami yacyo arenga inkike y'igihome, nta mbago, nta limite ku mugisha. Azaguka agere naho amaso yatagera naho azahagera. Ngo abarashi bamugiriye urwango, baramurashe imyambi y'akarengane, ngo ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo. Iyo yose ni imigisha Imana yahaye Yosefu. Kubera ko atari wondi bwigisha uyu munsi, nagira ngo mbabwire gusa inkomoko yo kuvuga ngo imigabane ibiri ikomoka hambere ni kuri Yosefu. Aha kabiri tugiye kuganiraho uyu munsi rero, tugiye kureba mu Bami ba kabiri igice cya 2 n'umurongo wa 9. Uyu munsi muri uku kwezi turimo abatekinisiye muri murasimburanya iminsi y'amasengesho. Dufite hari oreri y'amasengesho, hakaba n'ingisho zisanzwe. Aha rero iriya ni y'amasengesho, iriya ni yo mukanya ni mugoroba. Abami ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Amina. Yesu ashimwe cyane. Abantu bafite Bibiliya hano mumanika amaboko turebe. Muzamure cyane abafite Bibiliya. Iziri hard n'iziri soft, nizo mu matelefone nta kibazo ndazemera, muzamure turebe. Okay, mumanure. Abafite amagenda yo kwandikamo muzamure turebe. Nawe ngo kuza mu nzu y'Imana mutandika bantu b'Imana, murande kuraja cyane. Kubera ukuntu nkunda Bibiliya, iyo ndimo gusoma ntegura inyigisho, ndategura nkizihirwa, nkandika nkategura. Najya kwigisha nkabona abantu nta n'ufite agakaramu n'agapapuro. Ako kanya ibyo nari buvuge nsigarana kuvuga nk'10% ryabyo. Uko mba numva ikibashishikaje no gusenga, reka dusoze twisengere tugende. Ariko kwiga ntago birimo. Kandi iyo utiga gusenga birakugora. Yesu nashimwe cyane. Umubare w'amasengesho yawe usenga angana nk'umubare w'ibyanditswe uzi. Haleluya. Umwanya utinda muri Bibiliya niwo mwanya niyo masengesho ni kwangana. Amasengesho si ukuboruka, si ukuyafata mutwe twarayakraminze niyo bakubwiye ngo senga wavuga. Umwanya umarana na Bibiliya niwo mwanya niko amasengesho yawe angana. Umwanya umarana na Bibiliya niwo mwanya umara imbere y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Umwanya wawe na Bibiliya niwo mwanya nikungana imbere y'Imana. Wambaza ngo sije ko ntazi gusoma, ubwo byanjye byitwa gute? Bibiliya uzayifate mu mutima, uzayishyire mu mutima uyibikemo mu gihe utaramenya gusoma, ariko urwane no guharanira kubimenya. Hari amashuri arahari hano hose nazabatsinda na he bigisha kwandika no gusoma.
genda ugeyo ubyige. Igihe utarabimenya rero burwana no gufata Bibiliya mu mutwe. Keretse umuntu nabonye ufite impano yo kwigisha Bibiliya mu mutwe abantu bakayiririmba, ni Reverend Jean Marie pe. Abanyamubatizo naragiye nsanga bararirimba Bibiliya nta n'uyifite, bakavuga ibyanditswe bakabiririmba, babifashe nk'indirimbo. Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari nta ufite Bibiliya. Yohana 14 kwa data hari amazi menshi y'abatari yo, barayiririmba barayifata mu mutwe. Haleluya. Iriya Mana irakomeye irihariye ntago nayibara. Reka rero tuganira ahangaha. Ijambo ry'Imana ntabwo ari inkuru. Yesu ashimwe cyane. Si inkuru y'ibyabayeho, si inkuru y'amateka. Si amateka ya Rwabugiri na Rwanyonga. Ngo Rwabugiri yabayeho agira umusirikare witwa Rwanyonga aza guhiga ubutwari Rwabugiri, barahigana baravuga ngo bazatabarira umushi Nyabungo, hanyuma barasezerana umunsi bazajyayo, hanyuma buri barabanza bajya guhiga, bageze guhiga barategana, hanyuma Rwanyonga abeshya Rwabugiri, Rwabugira abwira Rwanyonga inyamaswa ivumute ngo banzu yirase, ngo kugira ngo nayirasa mbere adasigaranye umwamba murase. Hanyuma Rwanyonga aranga ngo sinagutanga kurasa mwami w'u Rwanda, nawe banzu urase kuko ari wewe mwami. Umwami ngo ararasa maze kura. Izo ni inkuru. Bibiliya si inkuru. Iyo inkuru ya Rwanyonga no Rwabugira murayizi, nayo ni muyizi. Muzayikurikira ryoha kuko nayifitemo ubutumwa bwayo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero niba ushaka kuba umurokore, ukaba ushaka kubona Imana, soma Bibiliya. Ntabwo uzabona Imana mu isoko, ntabwo uzabona Imana wicaye hano. Imana uzayibona hehe? Mu ijambo ryayo. Yesu nashimwe cyane. Niba ushaka kumenya gusenga, soma Bibiliya. Ntabwo uzamenya gusenga udasoma Bibiliya. Nihe hakomoka ibyago bya buri munsi duhura nabyo? Nihe hakomoka umwuka mubi w'inyatsi wa buri munsi duhura nawo? Ukomoka ahantu hamwe, kudasoma Bibiliya mu gitondo no gusenga. Ubashije gufata isaha, ugafata isaha mbere y'uko ujya mu kazi, ukabyuka mu gitondo saa 11, ubwo ni ukuvuga ngo ugiye gusenga nijoro byakunaniye, ukabyuka saa 11, ukagenda ukajya muri dushe, ukavayo ukaza ukicara ugafata Bibiliya, hanyuma ugasoma, wamara gusoma ijambo ry'Imana ugasenga ukagenda. Iyo uri mutekereza ko ugiye kubikora, umwuka w'Imana aza kuganiriza icyanditswe uri busome. Icyo cyanditswe ugiye gusoma kigiye kuyobora ubuzima bwawe uwo munsi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyo ubyutse gusuka ikubita muri dushe puruka byuko kiruka, ubikubita ari imbere ugatsikira kuguru kuravunitse. Wagera hari ibintu biranze kubera uri muragenda wenyine. Gendana n'Imana igakugendana n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo ufashe Bibiliya nk'amateka ikubera amateka. Iyo ufashe Imana nk'iyahozeho ikubera nk'iyahozeho. Iyo ufashe Imana nk'iyahozeho kandi iriho izahoraho iteka ryose. Imana ihinduka iyahozeho igahinduka iriho igahinduka izahoraho iteka ryose ku buzima bwawe. Uko Imana uyita niko ingana, uko uyifata niko ikumerera. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Kuki ibibazo byabayeho kandi idini rihari? Twakuriye mu idini ariko ntabwo twakuriye muri Kristo. Badutoje gukunda idini no gukora imigenzo n'imihango y'idini, ariko ntibadutoza kumenya Imana. Abantu mwicaye hamwe se, wenda keretse jewe nige wasanga ntafite background y'idini, kujye nta dini nigeze ncamo, sinagiye muri Katolike, sinagiye hehe, navuye mu isi yirabura ninjira mu barokore. Buriya no gukora ku kimenyetso n'ubyo muri kiliziya ntabyo nzi. Ariko abantu hano mwenshi abatarabanje muri kiliziya babanje ahandi muri ayo madini yose. Abandi namwe mwagiye mu madini yacu y'abarokore muyamaramo imyaka 10. Muri iyo myaka 10 na n'uyu munsi niko kimeze. Hello?
umubare w'ibyanditswe wari uzi muri 2007 niwo mubare w'ibyanditswe uzi muri 2022 cyangwa wenda bimwe byaranakwibagiye. Uko wiyirizaga muri 2005 byabaye nayo umunsi umwe nayo amasaha 2 kwera n'umuhanuzi kwera ko azi intege nke zawe, ngo Imana yavuze ngo kora y'amasaha 3. Nakubwira iminsi 3 nturi buyakora, ati kora y'amasaha 3. Amasaha 3 umuntu yiriza gute? Kora y'umunsi umwe ukabaho kwera. Wamenye idini ariko ntago wamenye Kristo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Turi mu gihe cyo kuragwa imigabane ibiri. Imana imbabarire yo kabyara ibafateho mu byumva. Ibyo nari bubashe kubasonera ngo mwumve, mwuka Imana abibumvishe. Ariko ku kwezi ni kugucike udahawe imigabane ibiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Elisa abwira umugabo bitwa Eliya ninde. Bibiri iravuga ku gice cya 17 cy'abami ba mbere niho hasobanura inkomoko ye. Buke Eliya w'itishubi umwe wo mu basuhuke b'Gereyadi. Iyi niyo background ya Eliya, aya niyo makuru ya Eliya azwi muri Bibiliya nta yandi. Ngo n'uw'itishubi y'Gereyadi. Ntago biri twereka se, ntago twereka mama we, ntago twereka umuryango akomokamo, ntago twereka niba ari mu Isirayeli cyangwa niba atari mu Isirayeli. Haleluya. Abigisha bamwe bakunda kuvuga bamwe ngo ni umuntu utarigeze kumenyekana inkomoko ye ngo yagaragaye ari ku isi. Nanjye nigeze kubimenya gutyo kuko nkikizwa umuntu yigeze kwigisha ndi mu rusengero, numva Eliya ameze nk'umuntu wavuye mu ijuru akaza, ko ntagaragara se, ameze nka Melisedeki, nta se nta nyina nta. Ariko Bibiliya igaragaza location. Iyo bavuze ngo kanaka akomoka wenda icyangugu mu Gisaka, bakarekeraho. Batubwiye papa we batubwiye mama we. Ariko dushobora kugenekereza tugendesheje n'amateka ya Gisaka n'abahatuye, tugasanga uwo muntu ashobora kuba akomoka mu bwami bwo kwa Kimenyi cy'abazimya. Tukavuga ngo rero uyu muntu ashobora kuba ari umugesera ukomoka mu bwami bwo kwa Kimenyi cyo kwa bazimya. Yesu nashimwe cyane. Cyangwa se bavuga ngo uyu muntu akomoka icyangugu kwijwi. Uyu muntu igisekuru cye dushobora kugitracinga tukakibona tugendeye ku bantu batuye aho hantu. Elisa rero dushingiye ahantu hitwa Itishubi n'Gereyadi, iyo urebye kuri map ni mu burasirazuba bwa Yorodani. Igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa bajya gutura i Kanani, hari amoko yikurikiranye, hari amoko abiri. Haleluya. Hari bene Manase, igice kimwe cyo kwa bene Manase nabo kwa Gadi barahatuye. Icyo gihe tukimara kubona location bitworeye kumenya ko Elisa ari mu Isirayeli, ni umwana ukomoka kuri Isirayeli. None dusigara twibaza ngo ese turamenya ko ari kwa Gadi cyangwa ari kwa Manase. Iyo bigezeho nanone aba ukurikiranye nk'umuntu wahakandagiye ahageze n'ibirenge bye, yakubwira ngo nuwo kwa Manase. Kubera iki? Bene Gadi batuye Kagugu, nubwo ari bose ni murenge ni muri Kinyinya, ariko bene Gadi batuye Gacuriro, hanyuma bene Manase batura Kagugu. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya zimwe zigaragaza ko akomoka mu muryango wo kwa Manase. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo ni theology. Noneho turimo turiga theology. Noneho igihe cyabaye igihe cy'umwami Ahabu muri Isirayeli. Ahabu agiye gushaka umugore w'umunyamahanga kazi utari mu Isirayeli. Aho yakomokaga bari bafite ibigirwamana basengaga. Yitwaga Izebeli. Izebeli araza azana imana ebyiri. Azana icyitwa Shera n'icyitwa Bayali. Igitanga imvura, gitanga umwero w'imyaka, igitanga urubyaro, igitanga imigi, arabizana bitereka aho ngaho. Abihagejeje Ahabu arabiyoboka arabiramya, yirukana imana ya Isirayeli. Aravuga ati reka twimike ubwami bwacu. Imana ya Isirayeli ntikiri imana. Muri ako kanya Ahabu ahindura aravuga ati no. Uhereye n'uyu munsi kwanza Abisirayeli mwese ntimuzongere kuvuga imana ya basogokuru sinyizi. Arayihakana. Iyo mana mvuga yakamije inyanja ntikiri imana.
Imana yakuye abisirayeli ku basogokuruza bacu kwa Farawo ntikiri Imana. Imana yakoze rero yiyugiye ntabwo ikiri Imana. Twabonye Imana. Imana twabonye ni yihe? Nimuze nzibereke. Abantu bamwe bakomoka mu muryango w'abatambyi barababara cyane. Abatambyi bari bahari 100 bararahira baravuga ngo ntabwo tuzakorera iyi Imana wazanye. Baravuga ati ishyano riraguye mu gihugu, umwami yimuye Imana. Umwami baravuga ati ahubwo abasirikare, Ahabu yari afite igisirikare gikomeye, arababwira ngo munshakire abo bantu bitwa abatambyi, abo barimo kuvuga ko batazaramya Bayali, mubanshakire. Ejo mu gitondo bose nzumve nta numwe ukiriho. Abagabo babyumvishije barirukanka barahunga. Bagiye guhunga, bahunga mu buryo nabwo buri strategique. Baravuga ati sasa niduhungira hamwe twese tuzashira, nimureke twigabanyemo amasibo, bamwe muhungira aha abandi muhungira. Ezebeli na Ahabu nibagera hano bakabagwa bakabica, nibura mwe muzarokoke. Babacamo ibice bibiri, abantu 50 n'abandi 50. Bamwe bajya mu buvumo bwa kure, abandi bajya mu bwa kure, babayo baririra Imana baraho ngaho. Muri icyo gihe rero igihugu cyose abantu bibaza Imana iracyari Imana, Imana ntikiri Imana. Umusozi witwa Karumeli bisobanura uruzabibu rw'Uwiteka. Hari ibicaniro, habaga igicaniro cy'Imana Isirayeli, bajyaga bajya kuramya Imana, bajyaga bajya gutambira ibitambo. Ahabu ahita yirukana cya gicaniro cyabaga i Karumeli, ategeka ko habaye ibicaniro bya Bayali. Igihugu cyose abantu bemera vuba, banga bati wa mugani Imana ntikiri Imana, ariko Imana n'abahanuzi bayo twarababuze, baratorotse baragenda, wenda baranabishe, reka tuyoboke Imana y'umwami yatuzani. Baragenda bayoboka Bayali. Igihe rero kiza kugera, bagiye kubona haje umugabo wisobanura bango ngewe nturutse ngo itishu bigeriyadi. Ntigeze babwira se, ntigeze babwira nyina, niba nababwiye ntibabyanditse. Araza ajya ibwami, abwira Ahabu, baramubwira ngo wagushije ishyano, wirukanye Imana yabasogokuruza, wubaka uzana ibigirwamana by'umugore wawe. Abo twari kumwe ibyo nibyo twavugaga cyagiye, ibigirwamana ni nkuko bavuga ngo byari ryangombe na ryari rwabugiri, nako bya Nyabingi. Arangije aramubwira ngo rero ntufite Bayali, ati si Imana itanga imvura. Uwo tuvugana ndavuze ngo uhereye nona imvura ntizongera kugwa, hari nabitegeka. Ati ubundi wowe uwahe? Ati ngenda kubwiye ngo imvura ntizagwa. Arahindukira aragenda. Uhereye icyo gihe imvura irabura. Bazana ibitambo batambira Bayali, barayihenda bakanza hirya bakanza hino, baragoragoza, imvura irabura. Imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura iraba. Inzara iratera mu gihugu, amatungo abura ubwatsi, imyaka irashira. Aha abantu batangira kumuhaguruka bakavuga atari ku mwami wavuze yuko dufite Imana itanga imvura, iyo Mana ko itagitanga imvura byagenze gute? Biramuyobera. Bimaze kumuyobera, imyaka 3 n'amezi 6 birimo byuzura, agiye kubona wa mugabo aragarutse. Ahabu muraho, ati ni wowe Elisa n'akaga wateje Isirayeli? Nta nubwo yanamwibukaga. Urumva umuntu bahuye rimwe atarasanzwe azi. Yahuye na Obadiya. Obadiya yari umutambyi, ariko wagize ubwenge apretendinga ko asigaye ibwami nk'umuntu wemera ibiri ibwami, ariko atabyemera. Akazajya yiba ashaka ibyo kurya, akajya gutunga batambyi 100 aho babaga mu buvumo barihishe, basigaye batunzwe n'umuntu umwe. Ni nawe waje kujyamo amadeni ayo Elisa yishyuriye umugore amadeni mu bambi wa 2 igice cya 4. Wa mudamu waje akavuga ngo abana banjye babahaye ideni, ngo umuntu wishyuzaga umugabo wanjye ngo agiye kubatwaraho iminyago. Uyu nguyu yari umugore wa Obadiya, kuko amadeni yagiyemo ari magaburira batambyi 100 bari barihishe. Yesu nashimwe cyane. Obadiya rero yaragumye kwa Ahabu mu ibwami, akazajya kurayo ibyo kurya, akajya gushaka kunatunga abantu 100 bagiye kwihisha. Eliya kubitanye nawe arambwira ati uraje? Ati Ahabu nakubona arakwica, yaraguhize igihugu cyose yarakubuze. Arambwira ati ahubwo genda umubwirire ko naje. Arirukanka cyane. Obadiya aragenda arambwira ati wa mugabo wateje amapfa yaje. Atari he? Undi barahageze. Ati ni ngewe. Ati wa mugabo we wateje Isirayeli akaga? Undi aramubwira ati ntabwo Abisirayeli bafite akaga kubera jewe, bagafite kubera wowe n'Imana wazanye.
umugabo ariko nawe urumva yari amaze gusa nkaho atangiye gushidikanya ku mbaraga z'Imana. Imyaka 3 kweli nta kavura, Imana zihari izirya bazitambira ibitambo n'abatambyi bazikorera bahari. Ashera yari ifite 450, no yari ifite 400, yari ifite 450, bose hamwe bari 850. Abantu bicaye babuze igisubizo cy'imvura. Eliya avuga ngo okay, ndagira ngo uyu munsi biramenyekana niba Imana Isirayeli basuzuguye ari Imana cyangwa se n'ibyo bigirwamana byawe ari Imana. Hanyuma ngo genda umbwirira abisirayeli bose muze n'ibyo bigirwamana byawe n'ababikorera mwese tujye ku musozi i Karumeli. Kuki yamujyanye i Karumeli? Yaramujyanye hahandi hari igicaniro aho bajyaga bajya gutambira Imana. Icyo Ahabu yashenye akavuga ngo bahubaka ibicaniro bya Bali. Ariko atereka tujye ku musozi w'Imana i Karumeli. Tugende. Ahabu atereka tugende. Ahamagara abatambyi babyabwirwamana n'abayisirayeli baraza baragenda i Karumeli. Bagezeyo Eliya aravuga ati noneho nimwubake igicaniro muzane n'igitambo, hanyuma duhamagara Imana isubirisha umuriro, iraza kuba ariyo Mana. Ntituzana umuriro hanyuma Imana isubirisha umuriro, nitwika igitambo kigashye nta muriro dushyizeho. Abandi bati wa mugani Imana wenda none kuzana imvura ariko umuriro uremera ko n'ubundi igihugu cyose cyari cyuzuye umuriro, byari izuba, wenda umuriro uraza kwemera. Ati nta kibazo. Bafashe igitambo bakubiseho, barimo baratambira ahantu hafi neza yaho igicaniro cy'Imana cyabaga. Barangije bashyiraho igitambo, bahamagaye umuriro wapi? Bayarizana umuriro, cyazana umuriro wapi? Bireba ngo bimaze kugera mu masaha ya nimugoroba, byagera akavuga ati ariko murimo muravuga buhoro, nimuvuge cyane, Imana yanyu yumva nabi ndayizi. Eliya arimo arabwira abantu zibabera ati Imana yanyu yumva nabi, nimuvuge cyane iraza kumva. Bagasakuza bagize ati ariko ishobora kuba yazindutse, nimwihangane. Ageze arabwira toke noneho rero buriya wasanga ntago mwize mugaragaza ko mubabaye, nimwicebe amaraso, nibona amaraso yanyavuye ku mubiri sha iraza. Ngo barikebagura kugezaho imibiri yabo yatangiye gutembaho amaraso. Bageze aho biranga. Eliya arabwira ati byanze, bati okay ngaho nimwigireyo, reka nanjye ngerageza Imana yanjye ndebe ko yakora. Yegera cya gicaniro. Haleluya. Ku gicaniro cy'Imana hari amabuye 12. Amabuye 12 yahe avuga iki? Y'abana ba Yakobo uko ari 12. Imana ya Rubeni, Imana ya Simiyoni, Imana ya Lewi, Imana ya Yuda, Imana ya Isakari, Imana ya Gadi, Imana buri buye ryose ryari rifite izina ry'umwana w'isezerano. Arayegeranya n'umujinya mwinshi n'akababaro kenshi. Amaze kwegeranya hari ayandi mabuye 2, hari amabuye 12 ari muri Yorodani na bugingo n'ubu aracyarimo. Yesu nashimwe cyane. Igihe abisirayeli bambukaga bava muri Egiputa bageze kuri Yorodani, Imana yabwiye Yoshua ko muri ko bambutse Yorodani bari kumwe na Yoshua. Mose yabambukije inyanja itukura, Yoshua abambutsa Yorodani. Bahageze biraba ngo hari igihe cy'uko Yorodani ngo yari yaruzuye cyane. Hari igihe inyanja yuzura amazi akarenga aho yajyaga agera. Hari muri icyo gihe Yoshua hageze abazimana ngo biragenda gute, Imana amubwira ngo bwira abatambyi ngo baheke isanduku y'isezerano ngo bajye imbere. Yesu nashimwe cyane. Baramanuka bageze mu mazi, Imana ishyiramo inzira baragenda. Bageze hagati barimo bambuka, Yoshua arabireba ngo Imana amubwira ngo Yoshua we wambonye ko ndi Imana. Ngo Yoshua ku kanya yumva yuzuye ibyishimo, aravuga ngo hano agomba gusigara urwibutso, ngo nimuzane amabuye 12 bayashinga muri Yorodani. Ayo mabuye muri Yorodani arengewe n'amazi. Haleluya. Bageze ku musozi Karumeli, Eliya aravuga ngo nimunzanira amabuye, barayatera 12. Aravuga ngo ya nimunzanira amazi mbereke. Ngo arabanza soka amazi ku gicaniro. Ugiye guhamagara umuriro ngo twike igitambo kandi urimo urasokamo amazi? Eliya nawe uranyobera. Wowe ariko urashaka umuriro wotsa ibintu, ibyo ugiye kotura bitwikiriza amazi birashoboka? Oh haleluya. Yari arimo akora igikorwa cy'ubuhanuzi, arimo yibutsa Imana, aravuga ngo wa Mana we uri Imana yo muri Yorodani. Aya ni amabuye y'ubuhamya. Ari amabuye 12 ni amabuye y'ubuhamya. Arayazana arayashinga, asokaho amazi ararengera.
amabuye yo muri Yorodani ni ubuhamya bw'umuntu yabitse mu mutima we atabwiye abantu. Buriya buri muntu wese afite ubuhamya yabitse atabwiye abantu. Dufite amakuru twabitse mu mitima yacu tudashobora kuzabwira abantu. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari igihe umuntu abika ibintu mu mutima akabatoya, iri ni ibanga ryanjye n'Imana, nta muntu uzarimenya, ni ryanjye n'Imana. Nzatanga ubuhamya ukabwira Imana ngo w'Imana nzaguhamiriza imbere y'abahamya benshi, ariko kandi iri ni ibanga ryanjye nawe, ni ubuhamya bwanjye nawe. Amabuye yo muri Yorodani ni ubuhamya butwikiriye. Eliya arimo abwira Imana ngo w'Imana we uri Imana yo muri Yorodani. Hano hanze ntibakwemera. Hari amabuye yandi yarari igirugari, ari hanze ku musozi abantu barayabona, ariko hari andi mabuye ari muri Yorodani abantu batabona. Yarimo abwira Imana ngo muri iki gihe uri Imana itwikiriye, ariko urahari. Uri Imana abantu batabona. Ese we uri Imana itagaragara, ariko urahari. Umuntu utambuka Yorodani ntabona ari amabuye, ariko yagenda hejuru ubuhari. Ahabu yaragutwikiriye na Izebeli, igihugu cyose bagitwikiriza imyotsi y'ibigirwamana, ariko ndagira ngo uyu munsi ugaragare. Naho utwikiriye uri Imana. Hari isezerano ry'Imana aho ugera niyo waba uri hehe rirakora. Umwamikazi Esther yitwa nde? Izina rye ribanza yitwaga Maranatha, risobanura ngo impumuro nziza. Undagiye kumutwara, ninde wamutwaye harya munyibutse waga kwirembo nini? Morodekayi aramubwira ngo nuvugira izina baramenya yuko uri umuheburayo kazi inshuti yanyu, ngo reka turihindure tuguhe izina ryahanga. Ariko izina rye ryasobanuraga impumuro nziza. Bamukubita Esther, Maranatha bararihisha. Yitwaga ni Maranatha ninde cyangwa nimara Hadasa, sorry. Ni Hadasa. Hadasa bisobanura ngo Maranatha nagati gahumura n'impumuro nziza. Niyo mpamvu nari bakubiconfusing. Ariko ngo witwa Hadasa bisobanura ngo impumuro nziza. Ariko iryo zina ni ry'iwacu mu baheburayo. Ni nkuko twaba turi mu kindi gihugu nkabwira ngo nuvuga ngo witwa Mukamana baramenya ko uri umunyarwandakazi. Reka nkwite iri zina, ariko kandi Imana bakwitiriye Mukamana izahora igaragara igihe cyose. Nicyo yararimo kumubwira. Haleluya. Aramwe nubwo witwa Hadasa niturivuga baramenya ko uri umuyudakazi, kandi turimo tuhisha ngo batamenya ko turi abayudakazi. Niba bamenya ko uri umuyudakazi ntabwo bakwakira ngo ujye kujya mu marushanwa y'ubwizi bwami. Iryo zina reka turitwikire. Baritwikiriza Esther, ariko bageze yambaye Esther ariko impumuro iguma ari Hadasa. Ageze imbere y'umwami. Haleluya. Ageze imbere y'umwami, umwami yumvise impumuro bati no ntibishoboka. Nibwo bwa mbere numvishije umuntu nk'uyu. Ntago duhumura ko twiteye amaparufe. Ntago duhumura ko twisize amavuta meza. Impumuro yacu twayihawe n'Imana. Twayihawe mu mugisha Imana yaduhaye. Aho tugeze hose. Ibyo Esther yisize nibyo nabandi bari barisize. Nagira ngo mbabwire ngo yageze imbere y'umwami hagiye gushira amezi n'imyaka ingahe. Abakobwa bo mu bihugu 127 kugira ngo buri mukobwa azaca imbere y'umwami. Esther yagiye mu banyuma. Yagiye mu banyuma pe. Abandi barabanje, yagiye mu banyuma. Ntacyo bintwaye mukiza, nzagutegereza ntuje, nishaka ngene mu banyuma. Abanyarwanda baravuze ngo ntihaba guhirwa, ngo ntihaba kuzinduka, haba guhirwa. Kugenda mbere ntibivuze kugerayo mbere. Kuzinduka ni byiza, mujye muzinduka, ariko uzazinduka n'iki inshuti yanyu? Wizinduka mu kazi, zinduka ku gicaniro. Uhaguruka ku gicaniro ujya mu kazi. Imbaraga z'Imana ukuye ku gicaniro zizaguha guhirwa mu kazi kawe. Ariko nuzindukira mu kazi utabanje ku gicaniro utwaye iki? Rero bagandi muze hano. Batari kweri urimo urakora ibiki? Urimo batari ko uyu musaza wa mugani kabishwe tutanamuzi n'umusazi koko. Arimo arasuka amazi hariya kandi barashaka umuriro. Amabuye ararengerwa completely hahinduka nk'iriba. Arangije arahagarara ngo Mana. Haleluya. Atangiye kuvugana n'Imana mu mateka yayo. Imana mu mateka yayo. Hari igihe cyo gusenga ukoresha ubuhamya. Ati igihe cyo kurena, igihe cyo kuvuga Imana mu mirimo yayo yakoze ku buzima bwawe. Niyo yandirimbo yanjye nababwiye. Ibitero byayo birimo byose n'ubuhamya bwanjye. Haleluya.
ko nigeze kuba ahantu ndyama iminsi 7 ntareguka ndwaye, ndi umwana w'imyaka 14, papa adahari na mama adahari, nta vuriro, nta clinique, nta farumasi. Ninde wajyaga kunyiriza aho hantu? Niyo mpamvu ntajya nkunda no kwivuza, niyo numva ndarwara, ariko ndarwara nkaseka, bati Satani warasaze, iyo uza kuba uri umugabo uzi kwica waranyishe cyagiye. None ubu ahakagugwa imbere hari farumasi, uruhande hari centre de santé, hari hirya hari amavuriro, kandi none mfite n'amafaranga yo kujya kwivuza. Urumva napfa? None we narwaye nta farumasi, nta clinique, nta n'umuganga wa gakondo wari uhari aho ngaho, wenda ngarandagurira, nta n'umupfumu wari uhari, nta n'amafaranga nari mfite yo kujya kwivuza. Wenda amavuriro yaboneka najyaga kwivuza, kuko nari ndi mu nka, wenda najya kugurisha inka nkivuza, najya kwivuza he. Hari igihe kigera ukabwira Imana ubuhamya bwawe gusa, wa Mana ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagiye, ukugenda bago ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagihe, ndakwibuka cyagiye. Iyo Satani agenda yigirayo umureba, yigirayo kugenda yivuga Imana mu buhamya, Imana izi gusanga. Iyo Imana izi gusanga, Satani araguhunga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hari umuntu ufite ubuhamya hano ngo azamura ukuboko turebe? Uzamura amaboko y'Imana yahaye ubuhamya. Yesu we, ubwo buhamya ni imbaraga zawe nshuti yanjye, ubwo buhamya bwawe ni imbaraga zawe, ubwo buhamya bwawe habitseho amabanga yawe n'Imana. Eliya akora ibintu baramuseka. Hari igihe iyo dukora turi mu buhamya baraduseka. Amazi amaze kuzura, aravuga ngo yo wa Mana wenda kwibuka ubwira umugaragu wa Yoshua ngo abana ba Isirayeli bambuke Yorodani, ngo abatambyi bari imbere, ngo ndi umutambyi mpagaze mu izina ryawe, ngo umuryango wa Rubeni wambuka mbere, umuryango wa Lewi ukurikiraho, umuryango wa Simiyoni, umuryango arimo avuga yamabuye n'amazina abana y'aba Yakobo. Imana igiye kubona ibona ku musozi Karumeli, ku musozi wayo, igicaniro cyayo kirongeye kiracuma. Aravuga ngo wa Mana we, ngo ndagusaba kugira ngo wihoze umuriro wawe twike kino gitambo. Ngo ako kanya bagiye kubona ubona umuriro uramanutse, urabanza uraza, umuriro uraza, urabanza utinda muhera. Ntago waje nk'ufite ubwoba, buriya umuntu ufite ubwoba ahubuka yirukanga. Iyo ufite ubwoba, ufite confidence, ugenda utuje. Umuriro w'Imana uraza, barabanza barawureba, barawitegereza, urabanza. Nigeze kubona rimwe, nigeze umuriro, ntabwo nari nzi kujya umuriro ubyina karasisi neza rwose, wigira utyo ureba n'amaso yawe. Nigeze gutwika umwenda w'umuntu wari urimo abazimu. Iwabo barawumuhaye, n'umwenda yagendanaga, barawumuhaye yawambaraga igihe cyo gutambira abazimu babo kigeze. Yebaga agiye kujya ku gicaniro cyabo nijoro, yambaraga uwo mwenda mu mutwe, ahandi akambara ubusa, yarangiza akazenguruka umuriro akabyina. Umunsi wo ndi butwika arambwira ngo n'ubutwika abazimu bacu barakwica, namwe ngo nta kibazo, reka banyite, wowe unyihorere, wowe unzanire hano. Narashe umwambi w'ikibiri, tap, neretse wari umwenda w'igitenge mwiza udodesheje, umuriro ngo kwa, ko nari ntuye mu marembo y'ikibuga cy'indege hari i Kanombe. Umuriro warazamutse usumba igipangu, usumba inzu. Abasirikare bari ku kibuga barawubona, batangiye kuvuga, umuriro urabumva. Buriya n'umuriro ugira amatwi, umanuka wiruka. Noneho uramanuka uraza, ugera nk'ahantu, ungera nk'ahano, usigara wakira nk'aha, uraka bikomeye cyane, harimo umuyaga mwinshi cyane. Sinzi hari umuntu ugeze abona nk'ishyamba ririmo ibyatsi byinshi n'ibihuru, cyangwa nk'igishanga cyumye kirimo gishya, noneho harimo umuyaga uturukaho werekeza umuriro hano. Niko byahoreraga. Ngiye kubona mbona wa wundi ararabya ati dore ba bantu, njya nkubwira ati dore, atangira kubona ba sekuruza biwabo, ngo dore ngaba hano. Ngenda areba umuriro, warareba abantu. Agiye kugwa ndamufata. Nagiye kumara kumusengera, nsanga hasigaye akantu kangana nk'iyi telefone, kameze nka rugabire yahiye gatoya kuri wa mwene ariko gahari. Umuriro, Eliya umuriro uraza, arawureba, urabanza urahagarara, urabyina. Abamarayika b'Imana barabanza bahimbaza Imana, baravuga ngo icyubahiro cy'Imana cyongeye cyagaragaye ku musozi Karumeli. Baravuga ngo Imana igiye kugaragara ko ari Imana ku musozi Karumeli. Imana igiye kugaragara ko ari Imana. Bari bameze nk'abamarayika baje bagahura n'abashumba igihe Yesu yari yavutse, ngo baje bahimbaza Imana babyina cyane. Baravuga ngo ntimuzi byabaye, ngo handi mu gikumba aho mwari muryamye wanyu, ngo nimugende murebe mumuvure, ngo harimo umwana ngo uryamyemo, ngo umwami yaje, ngo natwe twaje kumuramya. Umuriro, hago ari umuriro, n'abamarayika b'Imana
baza mu ishusho y'umuriro, ngo ako kanya baramanuka ku gitambo ngo pyafu. Ntibamenya aho amazi agiye, umuriro waraje ngo cap, bubona igitambo kirahiye. Ako kanya imbaraga z'Imana, Yesu we. Eliya abaza Ahabu ngo Ahabu we, ese Imana Isirayeli ni Imana cyangwa si Imana? Ahabu yikubita hasi aricara ararambya. Ngo ako kanya abamarayika Imana bafata ba bandi 850 babazirika amaboko. Bamaze kubazirika amaboko, Eliya arababwira ngo uyu munsi ntimuva hano, nimwe mwateje Imana akaga. Abantu 850 uwo munsi basigaye ku musozi wa Karumeli. Ahabu aracanganyikirwa cyane, aribaza ibintu biragenda gute. Izi nkuru zine zigera kuri wa mugore wazanye iz'Imana biragenda gute? Imana ze zananiwe, abantu bamenye ko atari Imana. Aho kugira ngo atekereze imbaraga z'Imana, atangiye kujya gutekereza imbaraga za Izabeli. Reka nihute ndatinda kuri Eliya ntaragira kuri Elisa rero nshaka kuvuga. Ako kanya ngo Eliya arazamuka ajya ku musozi aricara. Eliya yari umuhanuzi, Eliya yari umwinginzi. Yesu nashimwe cyane. Ajya ku musozi abwira Ahabu ngo genda witahire, akazi gasigaye ukandekere. Ajya guhamagara imvura. Aragenda ajya ku musozi aricara, arahamagara Imana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli. Uri Imana yabaye, uri Imana ihizahora iteka ryose mwami. Wagendera umugaragu wawe Mose, uramubwira ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwawe, ngo mwami Imana umunaniwe no kubatabara, warigaragaje ku mbaraga za kwa Farawo barakubonye. Uri Imana yahanga mu Imana 10 za Farawo zose zihinduka ubusa. Uri Imana ku nyanja itukura, mwami barakubonye bidutangiza. Uri Imana, aravuga Imana mu mateka. Ageze aho yitsamo gato, abwira umwana bari ngo genda ujye kundebera ko ugenda uhagarara witegere inyanja turebe. Urebe niba hari ikintu ubona. Ngo umwana araza ngo ntacyo ndimo kubona, ati nta kibazo byoroheje. Uri Imana ya Yoshua, uri Imana ya Kalebu, uri Imana ya uri Imana. Aravuga, aranyamwe ati genda usubireyo. Umwana ngo ku nshuro ya 7 aramubwira ngo mbonye igicu, ngo ariko kiranga n'akaganza k'umuntu. Aramubwira ngo ako niko nashakaga. Ngo genda umbwire Ahabu ngo nirukanke, imvura igiye kumufata ataragera iwabo. Uwo munsi haguye imvura nyinshi cyane. Ikibazo cyari kimaze imyaka 3 n'amezi 6 cyarananiranye, cyakemutse mu munsi umwe. Yesu nashimwe cyane. Ayo ni amateka yo ku musozi wa Karumeli. Uwavuga ibya Eliya bwakwira bugacya ntituvuze agera mu rugo rw'umupfakazi wari ugiye kwicwa n'inzara. Umunsi yahakandagiye hapfukuki arya ifu nayo igira isoko. Buriya hari habaye iki mu giseke mumbwire. Wenda hari amavuta habaye isoko y'amavuta adakama. Ahabaye ifu habaye iki? Habaye uruganda rw'ifu habaye iki? Habaye uruganda rw'ifu. Aciyakandagira nta mashini, nta bigori, nta myumbati, nta biki. Abwira umupfakazi ati wihumurire ntago gipfuye. Eliya agendana na provision y'Imana. Uhereye umunsi bararya inzara ntegeze ibica. Mvuga iki kuri Eliya? Noneho igihe kigeze avuye aho kwa Ahabu, Eliya agenda abwira Imana ngo wamana we, igihe cyo gupfa cyanjye kirageze. Izi nkuru nizigera kuri Izabeli aranyica. Izabeli arahira amwita mugere mubwire Eliya ngo uyu munsi naguhanya n'Imana zanjye, uzamenye ko ntari Izabeli. Eliya byumvishije ariruka. Wakwibaza ngo umuntu wari umaze kwica abagabo 850 ni gute yahunze umugore? Ni gute yahunze umugore? Biriya ni ntago bava ngo n'ubwoba. Hari ukuntu umuntu ageraho akananirwa. Nk'umuntu ushobora gukora ukavuga ubutumwa itorero abantu bakamagana 5,000 ndababwiza ukuri, itorero rigira ibibazo ni mubireke. Umubare munini w'abantu biyahura umaze kugaragara mu bapasiteri bariyahura, akava kubwiriza iterano nk'uko yatakishyira mu mugozi akiyahura agapfa. Ukibaza uyu muntu yahuriye iki kandi avuye kuvuga Imana? Hari igihe ibibazo bikurenga, hari igihe umunaniro ukurenga, hari igihe ucangagikirwa ukumva Imana izashaka abana. Buriya kuwa mbere abantu benshi turara tubivamo buri munsi. Utuye Imana urakoze ko kandi ukanasenga ukizera. Mana ndagushimira ko wari waranyemereye ko nzaba pastor nka itorero ryawe. Nariyaza mabwira byasengesho nasenze muri corona. Ariko ndagushimira yuko wampaye kugukorera. Ariko nanone ndagushimira cyane yuko Mwami Imana unkingurira undi muryango w'ivuga butumwa ariko bitarimo gushumba itorero.
nayimbonye excuse yuko itorero ryafunzwe simbabeshye iryo sengesho nararisenze ndagushima ko wangira icyizere ukama gukora umurimo wawe nta kibazo rwose nawukoze aho nawukoze neza uzampembe aho nawukoze nabi uzambabure nari umuntu ikindi mwana hari ibyo nigishije ntabizi uzabimbabarira wenda hari ibyo nakwara amakosa nakoreye umurimo wawe nk'umuntu wambaye umubiri ntabwo nari mbizi uzabimbabarira ariko nanone mwami cyo nakuhamiriza n'umutima wanjye nemeranya nawe ntabwo nigeze ngoreka inyigisho ntabwo nigeze ngoreka ibyo nakigishije ku zindi mpamvu ntabwo nigeze nsigiriza bibiliya kugira ngo ibintu bige ijambo ryawe narivuze uko riri mu bushobozi nari mfite nuko nabyumva hanyuma rero sinzareka kuvuga ubutumwa nzakomeza mbwiriza ahantu hose uzanyohereza nzajyayo ariko ndagushima niba ndagushimira ko nkijije umutwaro ukongera gushumba itorero numva ndishimye cyane mu gitondo nigira mu gatenga ndasenga nkaza no bifite murare nyinshi nkajya kubwiriza kuri radio navuga nkigira mu gatenga natangumva ndishimye cyane nkagira ngo Imana yarabyemeye umunsi umwe nijoro buriya iyi Imana muziranye muha muyiziranyeho kubera ko nzi ukuntu yanteruye njya kujya mu rusengero nigeze mbagana bwa story insanze ahantu nari nagiye ngo murafuta pate najye nk'umusirimu nk'abandi niyo ya mbere nagiye muri no ya nyuma iyitwa ngo urafuta pate abasirimu barangije gukora ubukwe i Kigali bajya ahantu kubyina n'umugeni yiyambuye agatimba n'umuhungu bakabyina niyo ya mbere nagiyemo kweshya nibibi niyo ya nyuma nagiyemo ndaho dore igitengo dore umuhino dore ubwoba dore kwiyisha iryo joro nagiye kumva numva y'Imana iragarutse kwa kundi umutima urasimbutse numva igitanda kiranyaganye n'umizera nyaganye ndabona Imana rekeraho Imana mbabarira ndaje mbabarira ibindi tube tubiretse ndirukanka njya muri saro gusera wa Mana bigende gute noneho mbabarira ibyo umbwira byose ndabyemera kandi guhera mu gitondo najya gushaka sare gushyira mu rusengero mwami mbabarira gute naraye nisabira Imana mbabarira mu gitondo ndirukanka njya gushaka sare nabyutse niruka mbanza hano bati miliyoni 7 ndirukanka njya handi bati ntibishoboka ndirukanka njya Haleluya abantu benshi buriya duhora tubivamo ariko ntugenda wajya he wikanza hariya ngo wagiye gukubita n'ibikugaruka waba warayusezero bivamo wagiye ko nukuntu wakoze message pastor ndashima Imana ejo waransenge none Imana yakoze igitangazo Imana we uyu ntagaza honda ari marambwira ibiki nagazi ko ndimo kubivamo ari marambwira ngo Imana yakoze igitangazo ayo tiyewe nukuri rwose Imana ishimwe yajya nutiburetse nibereye mu bindi ejo uzabibwira abandi nuko duhora ntibyemera Yesu ashimwe cyane Eliya yarabango ngiye kwiyahura Imana yamana ati Eliya we ubutangiye gutekereza kwiyahura byakurangiranye irukanka imutuma kujya kwimika uhitwa Elisa yari umugabo ukomeye umukire wahingishaga ibimasa niwo guhingisha za karagituye umunsi nugerayo ngo uwo nguwo uzamusigire uwo muhamagaro naguhaye we warangiye tu ngo ariko nagira ngubwire ngo si we wenyine usigaye ngo ufite n'abandi 7,000 ariko nta mpamvu yo kuba kubwira we wagaragaye ko watangiye kuzana ibintu by'ubwoba aragenda ngo agezaho Elisa yahingaga ngo amubonye ngo aramunagira umwena ngo amukurikire undi ngo arahutora aramukurikira uhereye uwo munsi Elisa aragenda imirimo asezera iwabo bya bimasa yahingishaga arabibaga bya biti bizirika hano bigenda bikurura amasuka nibe byabaye inkwi arotsa bararya arasezera aragenda akurikira umugabo nta physical address bajya batwereka muri Bibiliya aho Eliya yaratuye akurikira umugabo ahinduka escort y'umuntu ntabwo nzi niba sinzi niba ari nk'akazi karenze ngira ngo no kuba nka escort y'umuntu akajyirwa mugende nyuma umusaza ajya kwivugira ubutumwa hari amashuri Samuel yarashyizeho y'abahanuzi rimwe ryari Beteli irindi ryari Yeriko irindi ryari hakurya yongiye kuri Yorodani noneho Eliya akajya kwigishayo hari abana b'abahanuzi akajya kuhigisha yagerayo ukundi ni kwa mugende nyuma yikoreye agakapo karimo amadokima ye n'ibyo ari bwigisha aho ageze yakwicara undi akazana amazi agahanagura ku birenge akamwoza ibirenge nubwo buzima Elisa yabagamo noneho igihe kigeze Imana igiye gutwara Eliya
Eliya ahisha Elisa ko ari bugende. Yesu ashimwe cyane. Bigaragare ko Eliya yabwiye abana bo yigishaga nka profe wabo arabasezera, ariko ntiyabibwira Elisa. Bargeze Imana araza, Eliya abwira Elisa, baragendanaga umunsi ku munsi. Igitondo kimwe ngo Elisa ngo nagira ngo usigare hano, ngo Imana intumye i Beteli. Elisa atari ko se bibaye bite kugiye kunsiga kandi ubundi tugendana? Atoya ati Imana yambwiye ngo ngende, ati kandi ndatoya, ati turajyana. Bageze i Beteli, abanyeshuri na profe wabo baraje baramusezera, profe bayi uzagende tugiye uzagaruka ryari? Babwira Elisa ngo ariko wari ufite amakuru ko sobuja ari bugende. Elisa aravuga ngo ndabizi na ariko ni muceceke. Aravuga ati mugabo namumenye arashaka kuncika. Ibimasa byanjye narabibaze, imirima yanjye yararaye, narasezeye, none marashaka kugenda. Ati nibishoboka. Bavuye Eliya aramubwira ati sasa none usigara hangaha, Imana irambwiye ngo ninge i Yeriko. Ati nta kibazo, Yeriko si ubwa mbere tujyanyeyo, si n'ubwa kabiri tujyanyeyo, kuki uyu munsi ushaka kujyayo wenyine n'ubundi turajyana. Umugabo aranga abagasisi, baragenda bagera i Yeriko, arasezera. Ambwira ati noneho Elisa rero dore twagendanye kuva kare, ariko ndagusabye sigara hano, Imana irambwiye ngo nge hakurya ya Yorodani. None amubwira hari inyanja, ati iriya nyanja ngiye hakurya y'inyanja. Elisa aravuga nta kibazo, reka naho tujyaneyo. Naho reka tuhajyane nta kibazo. Abonye byanze, ambwira ati tugende. Baragenda bageze kuri Yorodani, nta musare wari uhari wo kubambutsa. Eliya akuramo umwenda we, arawukaraga umwitero, awukubita ku mazi. Awukubiseho, inzira iraboneka, barambuka baragenda. Bageze hakurya, Eliya arihindukira Elisa aramubwira ngo Elisa, nahereye kare nkubwira ngo sigare, uranga, urashaka iki? Ngo gira vuba, nsaba icyo ushaka, mu kandi kanya ntongera kumbona. Aravuga ati ndagusaba iki? Nta nzu ugira ngo urayinsigira, nta duka wari ufite hariya ngo urayinsigira. Ashakisha ikintu ari bumukure bari busigarane. Ariko yibuka ko aho Eliya yageraga, ageze mu mudugudu w'Isarafati, nta duka ryari rihari, nta kazi, nta mushahara, ngo ariko aho ngaho bararyaga umunsi wose. Yibuka ko igihe yari kugeze Kereti yabayeho nta duka nta muri. Ni umugabo utaragendanaga imirima n'amaduka n'amakonte, wagendanaga n'Imana imuha ibyo ashaka hageze hose. Ibyo ngibyo yibuka ko mu buzima bwo kubaho ko ntabwo yigeze asonza. Icya kabiri, yibuka ku musozi Karumeli, yibuka imbaraga z'Imana zahabaye. Aravuga ngo ndagusaba ikintu kimwe, urampereza ibintu bibiri, ngo nabonye umwuka kubaho, ngo ariko ndawushaka mu byiciro bibiri. Yesu nashimwe cyane. Ibyiciro bibiri yamusabaga byari ibi: ndashaka ya Mana igenda izana ibyo urya aho ugeze kandi udahinga. Ndashaka ya Mana uhamagara ikazana umuriro, imbaraga zayo zikagaragara aho ugeze hose. Ibyo bintu bibiri nibyo mushakaho. Iyo aza kumusaba imitungo ifatika, Eliya ntayo yari afite, yajya kumusigira agahinda. Ariko Elisa yibutse, aravuga ngo uyu mugabo namubonyemo Imana ntarabona ahandi hantu, namubonyemo Imana ntarabona ahandi hantu. Iyo ahamagara umuriro w'Imana uraza. Yabwiye imvura ngo ntigwe, irabireka. Izo mbaraga nta handi hantu ziraba. Yageze umukecuru aramubwira ngo dore kari gasigaye ngaka, ati nta kibazo kazane. Aragateka barakarya. Bukeye umukecuru agiye asanga kakanu karacyarimo. Nimugoroba asanga kakanu karacyarimo, kahozemo kugeza igihe haviriye. Eliya niwe muntu wa mbere muri Bibiliya wazuye umuntu. Umuzuko wa mbere wabaye muri Bibiliya ni umwana w'umuhungu w'uyu mukecuru umupfakazi wacumbikiye Eliya. Elisa aravuga ngo imbaraga zihamagara umuntu wapfuye akabaho, nta handi yawe nigeze nzibona. Izi mbaraga rero ndazishaka, ariko mu buryo bubiri. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu navuga ngo mujye mushaka Imana ariko mu mbaraga ebyiri. Shaka Imana mu mbaraga zayo, shaka Imana mu mbaraga z'ubukungu. Nudashaka Imana ngo uyishake imigabane ibiri, uzagira Imana imwe nk'imwe ya Petero na Yakobo, ya Petero na Yohana. Bari bafite Imana ihagurutse ikirema, ariko idashobora kugurira ikirema irindazi ryo kurya, nta gafaranga bari bafite. Imana ikiza indwara, wagenda ukarambika umuntu. Arega uzi iyo washatse Imana mu mbaraga zimwe,
ntabwo urama uragwa. Ugushwa niki? Urasenga imbaraga z'Imana zikaza. Baguhamagara ahantu ngo ngwino usengera umuntu, ukirukanka waje ukibaza ndagerayo gute? Sindi buguruke nka Eli. Ntabwo Imana impamara wangu ndaguruka. Kandi barambwira ngo umuntu ararembye. Ndabigenzane, nta n'amafaranga yo gutega mfite. Harakurikira hiki? Ndavuga ngo ni mu ntegere. Nugerayo usenga umuntu akire batoke noneho rero wanakoze ariko turabona nashonje. Kwita afite amafaranga ubushonje. Iyo bakaye ko tugenda uje kurya. Babikora kabiri ukabihindura business. Umuntu wese aba basanga mu ngo babaye bantegera. Ndaza ariko ntegera, ndaza ariko mwabagize bande ngwino ndagutegera. Ugategura igihumbi ngo ngwino usengere igihumbi kirari cya moto. Impamvu ni iyi, yashatse imbaraga z'Imana ariko ntabwo yigeze asaba Imana imigabane ibiri. Uku kwezi kwa 11 turasaba Imana imigabane ibiri. Turashaka Imana mu mbaraga zayo. Turashaka Imana mu mbaraga z'ubukungu. Haleluya. Imana ni imigabane ibiri. Elisa aravuga ngo no, kuki yabivuze? Elisa yari yarabayeho umukire, yarazi gukira icyo ari cyo. Aravuga ati ntabwo bizashoboka, numara kugenda abantu bazasigara banseka hano bambwira ngo nataye ubwenge, imirima yanjye narayitaye, ibimasa ndabibazi, ejo nzajya gusaba ibyo kurya nzabisabane n'uzabima. Aba ngo ndashaka kumpa Imana yawe ariko mu migabane ibiri. Eliya aramubwira ngo Elisa, musabye ikintu gikomeye, ngo ariko wihangane undebe gusa numbona ngenda. Ngo igihe bakivugana haba haje serwakira hada muri umugabo baragiye. Amaze kugenda Elisa aritegereza asanga nta kintu asigaranye. Bati ibi ni ibiki? Si ankoreye ibiki? Imigabane ibiri musabye ntayimpaye. Uzi icyo yakoze? Ubuhanuzi bwa mbere bwa Elisa yari hanuriye. Musome Bibiliya murebe ngo Elisa afata umwenda we awushishimuramo imitanyi ibiri. Yawutanyemo imitanyi ibiri kubera iki? Atangira guhanura ya migabane ibiri yasabaga. Namusabye nubwo agiye atabimpaye ariko uyu mwenda wanjye biravamo. Akimara kushanyura serwakira irangiye abona umwitero wa Eliya uri hariya. Musome Bibiliya neza, ntabwo yatanye umwenda wa Eliya, yatanye umwambaro we, kandi yawutanyuye mbere yuko n'umwambaro wa Eliya. Ngo arangije aravuga ati okay, uyu icyo yarawizeyemo niki? No kwambuka inyanja. Ko bageze ku nyanja abona Eliya akubise umwenda, inyanja ibaha inzira. Ntabwo Elisa yafashe uyu mwenda yizeye ko arimo ya migabane ibiri. Oye, we yaravuze ati simfite uko nambuka. Nabari hakurya bamukomeraga. Urambuka ute? Cyagiye wagendeye kuri lift ya Eliya. Hari abana 50 bakurikiye baje gushungera. Akanyanja kari hari hagati ya Eliya, Elisa we urambuka ute? Cyagiye wagendeye kuri lift ya Eliya. Abatereka twambutse lift ya Eliya riteye gute? N'umwitero we yashyize ku mazi. Reka nanjye ngufate ndebe. Yakoresheje uwe, yakoresheje wa Eliya. Arawufata arawukaraga. Aragenda no ku mazi. N'ubwoba n'igihunga no kwibaza nibidakunda ndabigirane. Yari mu gaheka mugoye. Abantu hakurya baramureba. Kandi uwa mbere sebuja yabikoze birakunda. Nta cyizere afite ko biri bukunde. Ntafite ko ari bwambuke. Nibitemera ndabigirane. Bari bajya gusengera umuntu bati nibidakunda ndabigirane. Ubaguhamagaye kandi barakwizeye nk'umukozi w'Imana. Nibidakunda urabigira ute? Kandi wavuze Imana ifite imbaraga. Nigeze gusengera ahantu umwana ariko mu by'ukuri bamuzaniye yapfuye. Naga kubaca intege ngo nimusubize yarangiye ko namusengeye yapfuye. Nyegera hirya baramubaga ngo wa mwana usengera yarapfuye. Wabagira ute? Wabwira ubase wavuga uti urupfu nirugende kandi rwaje. Ariko nawe utaza urupfu Satani azanye rwo warwirukana. Ariko umwana n'ubundi bamuzanye yapfuye. Mufashe wo umwana yagangara yakomeye yakonje. Ndasenga naye maze kubwiriza mu gitera. Baramunzanira. Ngeze muze batarapfuye. Habigihe usenga bagapfa. Nukure. Nwese ujyanga abantu bose twasengeye niko bakize. Hari abakize ariko hari n'abatarakize. Sitwe dukiza hakiza Imana. Yesu nashimwe cyane. Umukozi nategeka sebuje ibyo akora. Niba nje mu izina ry'Imana ndayibwira ngo wa Mana we kanaka nibi ndavuga ngo Mana ubushake bwawe bubi. Yesu nashimwe cyane.
namurambika ibiganza byakubitana ko ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, abarwayi barwaye abadayimoni bazagenda bagakira. Ariko none se ko imbaraga z'Imana zihaba, ko n'abakozi b'Imana bakomeye bazura, ko Yesu muri Isirayeli yazuye abantu bangahe, yakijije bangahe, hapfuye bangahe? None Elisa aravuga ati ndabigirana, iyi nyanja nidacikamo kabiri hakurya, ngwino nawe bari baramukurikiye wirirwa kumugenda inyuma. Umugabo aravuga ati okay, nta kundi. Aravuga ngo wa Mana Eliya we, ntabwo yari kiri Imana ye, ni Imana Eliya. Wa Mana Eliya we, wigaragaje kare, none nanjye ndaje, ntunkoze isoni, uri Imana idakoze isoni, uri Imana idashwaza, ndakwinginze wigaragaze nk'Imana. Arimo arakaraga umwitero nk'ukaraga ibuye mu mukatura, ngo agize gutyo amazi ngo pya. Uragira ngo Eliya yambutse ate? Oya, muzi ukuntu yambutse? Ntabwo uragira ngo inyanja yacikamo kabiri ukagenda gutya? Reka yagiye azimbuka, yarasimbukaga kwemeye ko naho akandagiye hakomeye, yakubita kumva harakomeye. Uracyari ya Mana, uracyari ya Mana, uracyari ya Mana. Abari biteguye kumuseka bamubonye ngo kagasaza byakomeye. Elisa yari umusaza yagiraga n'uruhara, baravuga ngo yo ngo kagasaza k'uruhara, ngo ibyo Eliya yakoraga nako karabikoze. Arambuka araza. Igitangaza cya mbere, amaze kubona imigabane ibiri, inyanja yamuhaye inzira. Yesu nashimwe cyane. Muri uku kwezi inyanja guhinzira mu izina rya Yesu. Inyanja ni iki? Inyanja ni iki? Ni ibibazo, ni isi y'ibibazo abandi batigeze bambuka. Ni ibibazo wasanze iwanyu nta n'umwe wigeze crossing aho ngaho. Buri umwe wese wazamukaga yagongaga igikuta hano. Hari imiryango igira abantu batajya barenga hano ngo bagera, bakubita hano bakaguma, bakubita bakaguma hano hasi, nta n'umwe urengaho. Ni inyanja bayigeraho bakabura umusare, kwambuka ntibikunda. Uwagerageje kwiga agera mu wa gatandatu, AD fini, byarangiriye hano. Abandi ni turonkomi, wageze hejuru ni muri AD, babyita impanitariya. Ni impanite nibi, imanite ni AD, ni imanite. Agasigana na vraiment na donke na bonjour, nyuma y'imyaka 2 no kwandika bonjour ntabakibyibuka, byarangiriyeho kuyakonza igikuta hano. Umukurikiye muri umuntu abakaza agira gakonga igikuta karekera, uzakurikira akagonga hano karekera. Ni inyanja aho kuyambuka uhari. Hello, mujye mwumva imanza z'abantu barwana bapfa imirima, ngo yantwariye umurima ungana gute? Ni nk'aya makaro 4. Nigeze kujya gushyingura ahantu, ngeze batinda gushyingura, hajya mbona abantu barongurana barakanga hirya barararira. Habaye iki? Umuntu mwarazaranye ngo erega ngo hari ikibazo. Kimeze gute? Ngo barimo bararwanira umwana uri bujyemo, ngo uri bushyingure sekuru, ngo ni uri buhabwe ngo umurima. Umurima ati ntabwo narinzi ko n'umurima wawe uragage, ntabwo nibwo bwa mbere nari mbyumvishije. Gusa muri murangana gute waje umuntu gushyingura? Ati mwe no nkwereke. Kubeshya ni icyaha. Ntabwo hari harimo imitumba igera muri 4 ngira. Kari akantu kari kurwo kangana nk'aka kantu k'umwiru hano, ariko makocokoco ni umwana wa kanaka. Abana barunaka ni bari utwara umwana warunaka, umwana warunaka, umwana warunaka, umwana kubera buri muntu wese ntarenze iyi pariseri. Ugeze aha ayendo kumukire, igikuta inyanja ntashobora kuyambuka. Ucuruje wakoze ishyano wagerageje nakabutike k'ibihumbi 100, uwo niwe mukire mu muryango. Undi nawe uzagerageze, nawe nzagufasha, uriziza no kubafasha, nawe nturiho. Cyokora nzagufasha nimba n'ibihumbi 100 nzabiguha. Umukire agwaye inkunga y'ibihumbi 100 ugatera hari. Ubwo sitwa tubutike tubiri, bari umuntu abanyu barigishwa nandi ni mwebwe. Ibibazo byo mu rugo imanza ninde uzayishyura avoka ni wowe. Umuntu yabaye ameze gutya ku myaka 20, wone umuntu kajya ngafite imyaka 100. Naha nta harenga inyanja. Ntushobora kwambuka inyanja utarahawe imbaraga za Eliya. Ni bene aba bambuka inyanja. N'abagabo 4 bambutse inyanja. Wa mbere ni Mose,
uwa kabiri ni Yoshuwa, uwa gatatu ni Eliya, uwa kane ni Elisa. Kuri uyu munsi icyampa Imana ukambara imbaraga za Eliya, ukambara imbaraga za Elisa, ukambuka iyo nyanja. Hari ubuzima buba mu miryango butajya buhinduka. Hari imiryango igira ubuzima butajya buhinduka. Habe buri muntu wese wagerageje kabisa, uwagerageje yatunze miliyoni. Uwatunzeho miliyoni rero yewe we niyaje habaye ibirori ashaka bamuha intebe ndende ko yewe yatunzeho miliyoni ntiyanambutse inyanja. Oya, ariko nibura we hakurya yatunzeho miliyoni. Guhura n'umuntu wageze ku nyanja ntiyambuke, wahura n'utarigeze anagera hafi yayo. Umuntu mwiza mu buzima muzahura no wageze ku nyanja akayambuka. Iyo muhuye agaruka n'indirimbo z'amashimwe, agaruka n'ubuhamya. Abantu bafite ubukire nyabukire bazi Imana yahaye umugisha nta matiku bagira. Oya, nta bikomere by'inzara. Umugabo yaje ahimbaza Imana. Cyakirema yandirimbo rye mwaririmba bute yanuza ya Elohim. Cyakirema ngo cyahagurutse kira gute ko irembo ryitwa ryiza. Mukaza akomeza akira mu makare. Baragisubiza. Ku gafaranga ntago tubayo. Wari umugaye. Aho niho nashaka abakurikira te. Ntabwo Imana ikemura ikibazo ugenda useta ibirenge, ugenda witerera hejuru. Ikimuga bamaze kugikemurira ikibazo. Abatisha nubwo mudafite agafaranga ariko imbaraga z'Imana zo ziramagurukije. Ngo abakurikira agenda yiterera hejuru. Ngo arabago nta hano kuri Imana itakura umuntu, nta nakuri tamugeza. Haleluya! Elisa yambutse yiterera hejuru. Aravuga ngo sha mwavuga ngo nta Mana mfite mugiye kuyibona. Imigabane ibiri, ibintu bine ukora. Icyambere wambuka inyanja. Niba utari wambuka inyanja yiwanyu uracyari hakurya. Niba utari wambuka inyanja yiwanyu ntabwo Kristo araba Kristo muri wowe. Hari ibintu bitarakorwa, ugomba kwambuka inyanja. Yesu nashimwe cyane. Iyo wayambutse umenye uko wayambuka. Iyo ugeze hakurya hariya n'undi wese aragukurikira. Uzukuno inka n'ubusanzwe ntizitinya amazi. Uzishaka kwambutsa inka neza, ubanza inyana zazo. Uzikubita hakurya hariya za nyana zazibona, yewe we ziroha mu mazi zigendera hejuru. Iyo hari uwambutse ari hakurya, abari hakuno kwambuka biraborohera. Baza birukanga amazi ntiyica yarayambutse. Iyo aza kuba yica Kayitare ntaba yarambutse. Iyo namenye ko Kayitare yarambutse menya ko amazi atica. Umuryango wawe ukeneye umuntu umwe wambuka akajya hakurya, abandi bakamureberaho. Namara kugerayo abandi bazamusangayo. Imigabane ibiri. Igitangaza cya mbere inyanja yambuka. Icya kabiri ageze hakurya ahasanga akadugudu kari ahantu heza gafite amazi meza y'urusaro ariko adafite icyamaze. Uyigerageje kuyanywa atwite indivamo. Bamubonye ko yambutse inyanja, ko mbere batari barabimubwiye, ariko babonye yambutse inyanja. Baramubwira ngo Elisa ngwino hano. Uyu mudugudu ubona hano wabona ubona ko ari mwiza? Ati yego. Yeriko. Aya mazi nubona ko ari meza? Ati ndayabona. Ntacyo atumariye. Kubera iki? Ari mu muvumo. Iyo yatekeshe ibyo kurya birabiha. Iyo tugiye kuyuhiza imyaka irapfa. Iyo umugore atwite kandi hano hantu urabona ko amazi arabura, iyo amazi yabuze nta kundi tubigenza niyo dukoresha. Iyo yanyweye indivamo. None iki kibazo uragikemura gute?
Eliya arababwira ngo icyari kingoye kwari kwambuka inyanja. Nkimara kwambuka inyanja namenye ko Imana ya Eliya iri kumwe nanjye. Nimugende munzanire umunyu hano mbereke ngo isoko yaho iri hehe. Barambwira ngo ine tujye kuyikwereka. Ajyana n'abasaza babo bakuru baragenda binjira mu bihuru mu bibiri yo ngiyo ngo agiye kubona hana amazi asohokera mu musozi. Kumbi nahaturuka bati yewe ngo afata umunya wumishayo. Arababwira ngo ngaho nimugende mukoresha amazi yanyu. Icyaka birukora iyo wahawe imigabane ibiri uca karande y'umuryango w'iwanyu. Ibyicaga abandi ushyiraho full stop. Za ndwara z'uruhererekane urazirangiza. Bwa bukene bw'uruhererekane uraburangiza. Cya kintu umwuka kukuramo inda ni amahirwe ava mu gihe kitaragera. Imana abwiye Abisirayeli ngo ntanda zizavamo ngo n'amatungo yanyu ntazajya aramburura. Kwira bizi ko kuvamo kwina no kuramburura kw'amatungo ni umuvumo. Nuvuga ngo icyo nari ngiye kubona kirancitse nkireba. Amezi 6 7 amezi 8 igihe nitegura kubyara umwana avuyemo arapfuye. Basi iyo bitajyamo cyangwa ivira mu kwezi kumwe mbanje kuvunikana nayo ndyama mpindukira n'ibinonko n'ibitaka n'ibintu byokeje none bigeze ku mezi 8 biranze. Uyu ni umwuka uhora utwara amahirwe y'abantu kandi ukayatwara ku munota wa nyuma. Iyo wamaze kwambuka, iyo wamenye Imana ya Eliya, iyo wahawe imigabane ibiri, bene aka kantu kavaho ukicecekera. Icya gatatu bamuzaniye iki? Bamuzaniye umuntu wa wundi wo kwa Obadiya, amadeni yo mu bisekuru. Umugore araza aramubwira ngo Eliya, umugabo wanjye ari umugaragu wawe kandi ntiyari yigeze abana na Eliya, yabayeho mu gihe ntiyabanye na Elisa yabaye mu gihe cya Eliya. Arabanga umugabo wanjye yari umugaragu wawe kwera umukozi w'Imana, none yansize mu bibazo, yansize mu madeni, biragenda gute? Kabaza ariko nuba gakomeyemo byagenze harya ninde? Ni Obadiya. Amadeni yakomotse aramutekerereza. Niki wawe ufite mu rugo iwawe? Aravuga ngo nta mfite tuvuta, amavuta yo bateka ni nkuko ufite amamesa cyangwa se ufite buto. Ntago nzi nibi utera icuruzaga cyangwa niyo yiriragaho. Ko yaravuze uyibitse mu kintu nakantu irimo tu. Yaramubona asanga nta kintu afite mu nzu. Ngo ariko mfite ngo amavuta nari nsigaranye ariko mfite imboga ariko simfite nibyo kurisha. Okay. Noneho aho yenda ushaka ibintu byinshi iwawe mu nzu. Ibijerekani ibindi bintu byose byoze bitunganye. Nibikwana bikeya ujye gutira no mu baturanyi bawe. No mara kubizana umbwire. Ndamariruka ati uyu mugabo ariko numva ko kunubishe ko yahumanuye n'amazi hari yeriko kandi yambutse inyanja ashobora kuba afite ukuntu ari buze kubikora. Reka nemere. Aratira araza ararunda. Arangira aramubwira ngo nabizanye. Wabirangije ati yego.